Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Turabashimiye kandi turabakunda cyane. Hanyuma mwebwe tubana umunsi ku munsi, muhabwe umugisha n'Imana. Muhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Hanyuma wowe utari wakora subscribe, hari ibyo bizajya bigucika, ariko turaguhendahenze. Uri inshuti yacu, turagukunda cyane. Kora subscribe, hanyuma tujye tubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turagusengera kandi tuzajya tufashanya uko umwuka wera azajya dushoboza mu izina rya Yesu. Hanyuma turagira ngo dusenge, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Hanyuma ndagira ngo uyu munsi ngusengere kandi ugire kwizera kandi wumve ko Imana ikuntumyeho mu izina rya Yesu. Dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, uri data wa twese, izina ryawe rihimbazwe. Nta yindi Mana ihwanye nawe. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera, izina ryawe rishimwe. Mwami, ndaguhendahenze, uzubane natwe, tugirire neza, ukuboko kwawe kwiza, korane natwe imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abatwumva bahereza amatwi yo kumva, kandi bahereze no kumvira ijambo ryawe. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Tugiye gusoma Yesaya 61 ku murongo waho wa mbere, ndetse turasoma n'umurongo wa kabiri mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abarwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi, umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Hanyuma ijambo nshaka kukubwira, kandi ijambo ryiza rifite imbaraga, nuko Imana igukunda. Imana iragukunda. Yesu aravuga ngo yaje gutangaza umwaka w'imbabazi. Umwaka w'imbabazi. Ndagira ngo ngubwire ngo izi mbabazi Yesu aracyazifite. Izi mbabazi ziracyahari. Ngo kandi yaje kubohora imbohe. Izi mbohe ni imbohe ziboheshejwe ibyaha. Ndagira ngo ngubwire ngo mu isi y'umwuka, weho Imana ikubona yuko uri imbohe ya Satani mu gihe ukigendera muri ibyo byaha. Niba ukiri umusambanyi, uri imbohe ya Satani. Niba ukiri umusinzi, uri imbohe ya Satani. Nubwo abantu bakubona ugenda, nubwo abantu bakubona wambaye ugenda unyuraho ukora n'ibyo ukora, ariko mu isi y'umwuka Satani yarakuboshe. Yakubohesheje iyo migozi y'ubusinzi, akubohesha imigozi y'ubusambanyi, akubohesha iyo migozi yo kwikinisha, akubohesha iyo migozi y'amaganya, akubohesha imigozi itandukanye. Ariko naje kugutangariza ijambo rikomeye. Kristo aravuze ngo yaje gutangaza umwaka w'imbabazi. Ndagira ngo mbabwire ngo ntihagire umuntu wiciraho iteka ngo mbese njyewe Imana yambabarira. Ndagira ngo ngubwire ngo Imana ifite imbabazi, we ifite ikigega cy'imbabazi kitapfa kurangira. Icyakora ijambo nakubwira kandi itangazo naguhereza, nuko imbabazi ari igihe kizagera zikarangira. Umunsi Kristo azagaruka aje kujyana itorero, azaba yahagurutse ku ntebe y'imbabazi. Hanyuma uyu munsi rero ndagira ngo ngubwire ngo wowe uduteze amatwi, weho udukurikiye, va muri iyo gereza Satani yakuboheyemo. Ugiye kumbaza ngo urayivamo gute? Kuyivamo nta kundi, ukimara kumvira ijambo ry'Imana ukwiriye kwegera abakozi b'Imana,
ukegera abashumba, ukegera abapasitoro, hanyuma ukihana bakakwaturaho imbabazi z'Imana. Hari ibyaha bitajya bivaho umuntu atihanye ngo yegera abatambyi bamurambikeho ibiganza by'abakuru, ibiganza by'abashumba bifite icyo byongera kuri wowe, kandi bakakugira inama mu izina rya Yesu. Ndagutangariza yuko imbabazi za Yesu ziracyahari, kandi amaraso ya Kristo yaviriye wowe nanjye. Ndagira ngo mbabwire ngo hari abantu baba bari aho ngaho bakakubona kabati uyu nguyu ntiyakizwa, ngo uyu nguyu byararangiye, ngo uyu nguyu ngo nta kundi ni wo kurimbuka. Oya, kuba ugihumeka, ufite amatwi yumva, ufite ubwenge, nturi inyamaswa, nturi inka, nturi ingurube, nturi intama, nturi inkoko. wewe uri umuntu Imana yaremye, irakurema ikwitondeye, iguhereza ubwenge, iguhereza gutekereza. Ugomba gutekereza yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Kandi ndagira ngo ngubwire ngo niba uzi neza yuko buri gihugu cyose kigira amategeko kikavuga ngo uzakora iki cyaha azahanishwa ibi n'ibi, ndagira ngo ngubwire ngo no mu ijuru bafite amabwiriza, bafite amategeko bagenderaho. Abakora ibyaha ibihano birahari, bazarohwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, aho bazarira bagahekenyera. Amen. Kandi abazakora neza, abazakiranuka, bazabaho mu buzima bwo guhimbaza Imana gusa. Ndagira ngo ngubwire ngo kizwa, reka inzoga, reka ubusinzi, reka ubusambanyi, reka ubuhehesi, reka izo suruduwiri zawe, reka izo za kambuca, reka ibyo byuma, reka urwo rumogi, reka ibyo byaha utazarimbuka. Dore imbabazi z'Imana ziraguteguriye, ziri ku meza. Imana, Yesu aragukunda. Yesu aragukunda, arashaka kuguhereza impano iruta izindi zose, akaguhereza imbabazi. Ndagira ngo ngubwire ngo uwakwitangiye akamena amaraso aravugana nawe ngo imbabazi ziracyahari, aracyazifite. Ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus, I love you Jesus, nagupenda sana. Uko wansanze, uko niko wankunze, ubu numva nisanze, uri mwiza Yesu we. Amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, niyo ndirimbo yanjye, uri mwiza Yesu we. Haleluya, Imana ishimwe. Yesu uri mwiza. Musore, mukobwa, wowe dukurikiye, mubyeyi, mupapa, ndagira ngo ngubwiye ngo izi mbabazi wizipfisha ubusa. Yesu akijya mu ijuru, na n'iyi saha ndagutangariza ngo imbabazi ziracyahari. Imbabazi ziracyahari, kandi uyu uri kwanga kwakira imbabazi ze uramukeneye cyane. Uko ugiye kuryama uramukeneye, uko ugiye gukora akazi uramukeneye, uko ugiye kwa muganga uramukeneye, uko ugenda mu nzira uramukeneye, uko ubyuka uramukeneye, ibyo ugiye kujya uramukeneye. None uwo ukeneye ko ntacyo atakoze, yarakwambitse, arakugaburiye, araguhendahenze, impamvu akikurindiye ubuzima, akikurindiye akuka no guhumeka, byari ukugira ngo wumvire ijwi rikubwira ngo imbabazi ze ziracyahari, nawe wakizwa. Imana iguha umugisha, weho udukurikiye, kandi wowe uhisemo gukizwa. Niba wemeye gukizwa, Imana iguha umugisha, uze kutwandikira kuri WhatsApp, cyangwa se wegere umushumba wawe, hanyuma agufashe, kandi uzaba umuntu ukomeye, kandi uzaba umwana w'Imana by'iteka ryose, uzaba muri paradizo y'abana b'Imana. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Imana iragukunda. Amaraso ya Yesu arahari kugira ngo akweze agutunganye mu izina rya Yesu. Wazamura ikiganza tukagusengera,
ntacyo bitwaye. Hanyuma ahuri, hanyuma wizere imbabazi z'Imana, hanyuma uze gukurikizaho ibyo twakubwiriye. Hanyuma uzamura ikiganza aho uri, aho wicaye, ubwira Imana ati ndi umunyabyaha, ariko iyi saha maze kumva ubutumwa nemeye kuba umwana w'Imana, nemeye gukizwa, ngareka ibyaha, ngazabaho mu buzima bunejeje Imana, kandi nyuma y'ubu buzima ngazaba mu bugingo buhoraho. Imana iguhe umugisha. Mana y'imbaraga nyinshi cyane, natuye imbabazi kuri uyu muvandimwe, kuri mushiki wacu, kuri mwene data, kuri uyu musore, kuri uyu mukobwa. Wemereye imbabazi zawe kujya mu mutima we, amaraso yawe namweza amutunganye, kandi uhereye umunsi wa none yanze Satani n'abadayimoni, yanze imyuka mibi, yanze gukorera Satani, arashaka gukorera wowe. Niyo mpamvu abihamishije ikiganza avuga ngo umubabarire, umwezi umutunganye. Urakoze kuri Imana itanga imbabazi, urakoze ko imbabazi zawe zitarangira, nawe ari mu bo wapfiriye kandi mu bo wacunguye. Umugirire neza, kandi imbabazi z'Imana nizikubeho uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Turagukunda cyane, turagukunda cyane, uri inshuti yacu. Hanyuma icyo ukwiriye gukora ni ugutera intambwe udasubira inyuma. Amaraso ya Yesu arahari, akweza gutunganya.